Hangova nta nubwo izapfa nashizemo ndakurahiye. Cyo rero. Ahubwo se iki kigo uraho ngaho? Nese kuki wafunze hangamo ntabwo umuntu ashaka gufata ibyo kwirira. Umuntu aba yaraye mu kabari. Hakuzi ko umuntu akaga nikagwira. Urabona ukuntu ngushije. Ariko kankubaza nkugushize ngukozeho. Genda ujye guteka niri. Ariko reka nkubaza ikintu kimwe. Urabizi turi ipfubyi muri no. Turi ipfubyi nta muntu tugira turebera. Nkaho wafatishije ngo dufate dukorera no turi ipfubyi uvuze ko tutazajya turya muri uru rugo se. Ubu ngubu watetse. Wala se ubona icyo kintu wamfashije hano mu rugo utambeshye. Nagufashe iki se? Useka ahubwo nirire. Njye se sindi musaza wawe. Ne musaza wawe se ndi umugore wawe. Ariko niba utari umugore utari umugore. Ariko nibaza nk'ababyeyi baca ahantu baryamye. Bibaza ahantu baryamye. Ni ihe shusho nziza uri kubereka. Uyu udacyuye abagore uburi mu nzu. Wagiye umbabara. Ibi bintu ntuzongera kubisubiramo. Njye ntabwo mbere yo kunezeza ababyeyi bandi urumva. Mbere yo kwinezeza njyewe ubwanjye. Yo nkwe y'agacupa nkabona umwana mwiza ibyo biba bibaye. Ibindi bombwiranye ntabwo mbizi. Ntabwo ubereye genda ujya guteka nirire. Ibutongo njye natagana gusota. Ibi ngibi nzabijugunye ubibone se. None ndagira yora kundana n'umuhungu wakuraba ari ikibazo pe. Imisozi we. Yesu we. Kagende rero. Mageze ndashonye busanga shiri yatetse we. Kumana koko. Nzagira kubipfubyi ngire kugira musaza wanjye w'ikigoryi. Umana kuko wambubari ukantabara ukampindurira musaza wanjye. Ngiye babyandenze kuko nahoye ikimana. Ubuzima buragoye. Ariko no gusengerwa n'umuvandimwe ntabwo kobwa. Iki gihe babihaye gutubura. Ngende mfite agapirima ariko wanda mukuraho moto kabisa. Moto ndayimukuraho nimba afite koko. Bite. Nagaza. Bite se kandi kurira wawe. Umva ngiye byancanze. Mise kurira no wenyine. None se ntabwo ubizi se ubundirirwa ncamo ncamake itambeshye. None se nibyo bya musaza wawe se. Umaze kurambirwa pe. Hano musaza wanjye amfata nabi. Anyuriraho abakobwa. Ihangane. N'uwo mukanya nari ndi mumena amazi yamena nari mfuramenaho amazi. Yaje yasinze. Ubuse kuko ubuzima nzabamo gute. Azahinduka homora. Ira myaka. Wamufungisha se ahubwo akava muri runo rugo. Nagwafungisha umufande. None se ihangane mva mubwire. Bavuga ko igiti kigororwa kikiri gito kandi aho kugira ngo muhombe nta muhombya basi bikagira inzira. Ahageze nonde yarenze hanira. Nibavanga iki niki ahubwo wumva mubwire. Ihangane. Umva. Yezu mwihanganira nk'umuvandimwe. None se reka nkubwire nimwihanganira bizarangira muhombye pe. Iriya myitwarire n'undi nahanze hameze kuko hameze uko nguko kware byarangira muhombye. Zira aho kugira ngo muhombe rero nge ndamuhombya basi bigira inzira. Azahinduka. Sibyo kandi hangana. Sibyo yereza umutima. Sibyo. Yewe mana yanjye. None uri kunkoma. Icyangwe cya danje. Iziko iyo nkweto yenda kumera nk'iyanjye wakintu. Ariko yanjye irahenze cyane. $1000 cy'idolari. Ndabona ikubi. Dusigara wambuye twari. Mana siko ndi kwibona. Uri kwibona? Nise kino gisuko nizazindi bita Ford Red Man za 50. Mba kikihagaze. Sitashana. Ubwo rero umva nawe rero no kujyuramo ibiceri nanjye nyihagarira cyane. Umva ngiye nakubwiraga ibiceri noneho ababyeyi bagihara ari bo babyirira amasamba ari bo bayakontorora. Ubu ngubu barapfuye. Umutungo wacu wose ningiye nkuhagaze. Ubu ngubu turakize gishiki cyane nyine. Nuko usinavuga ngo iki. Nuko umumenesha komongana akagenda akagiriya kure. None ngasigara y'ingiye mayoboye. Umva unyemerera ko tubana. Bita mwandika ko ubutunzi bwa papa bwose
ukabwegukana ubwo se naho ukaba umudamu wa papa wawe ukongera ariko umuhobera. Ubu ni njye narakize. Noneho mama na papa bakimara gupfa bahise bakira mu bakire ba mbere muri ubwo aka rero gace. tubyumvikane yuko ugomba ko mu mafaranga Ndakubwira ko kuva papa na mama bapfa nese mba umukire wa mbere muri kano gace. Ubu ninjye ufite ifaranga, ninjye ufite amazu meza, ibisambo ni ibyacu bibanza, reka sinakubwira. ubwo se Umaze gukira ni ukuri. umva ko mfite sheri Ubwo w'umukire rero nyine tujye mu rugo urumva tuganireho gakeya nyine hanyuma mwerekeze twigendere. Nizere ko atari ibyo guhura gusa nyine uje kunsura tu. ok nta kibazo cyemejye nta kintu bitwaye sibyo None se tuve hano twumvikanye ubundi ushaka amafaranga angahe? yama nk'ibihumbi 500 byonyine shaka mureke rero ubu se uransize utambeshye utuze na kano gahinda mwese ko murambwira ko muri kumbwira ngo umusaza wawe ngo nansanga hano ngo biragenda bite nogera agufatanya n'ibindi kamureka ahubwo turaza kuza kuvugana ejo azaza kukureba sawa shu ndagukunda sawa Dore kashi pawa yacu urabona nyine n'imiryango yacu ko nayihenze. nta nibaye Urakicaye ahangaha cyo guteka. ase Iki kintu rero cyarananiranye ni Asajya kigize kijyanye na umubwira neza. Niyo ngo nakubwira nzomunganisha tugasigarana imitungo. Uyu ntajya yumva wagira ngo sinzi ibintu yariye. Nasize nkubwiye ngo iki? Kingura hano twinjire. ariko bro ni ukuri kumva ase iyo bakubwiye wowe ntabwo wumva Ubu nabona ko umuntu abazanye n'umukaza. reka nkubaze iyo bari kumbwira Vugo hagurutse. iyo ari kumbwira gutya ari musaza wanjye wumva bazagufata gute ibyo ntabwo bikwiye ko azamfita ko Ubu ngubu urabona munganya agaciro wowe. urufunguzo narutaye rero Warutaye nta n'isoni. Shaka ukuntu wicuruye nyine ninjire. ntashaka uburyo dukingura twinjire None urabona umushyitsi urabona inkweto yambaye iyi nkweto yaguma hano hanze imvura ikayinyagira. ndi kumbi nkaho akawunyitaho imyenda yakanguriye yigurira uyu nguyu None nayimugura se si sheri wanjye. sheri wawe se uri giye cyane. si ndi amaraso yawe ariko mwe abantu b'iki gihe mwabaye mute Niba we unibwiye ngo hano hari agatungo na kamwe ngo uzahakura uzagenda nta n'ikintu uzakura aha ngaha. Igihe utamfata neza ngo unyiteho unekere mere neza mbyibuhe nanjye mba umugabo nk'abandi urumva. nzakwitaho mwikorere Genda va mu maso ihute. genda ujya Washogosheye kuzamura wagiye. ntibangura mu rugo iwacu Shogoshora nawe ugende uri nyine. buke barakubeshya uranjyana hehe Bukera njye ndaza kurwana rero burangiye nigeze kwica umuntu ubyibuke. Uribuka? Uribuka ko umuntu nahejeje umwuka neza agapfa ntajya burundu. kuzana ufunguzo nyine twinjire nese abo nadakonje Abantu mbamereye nabi. mwiriwe Ese nkaho ubundi uteye uturuka he? Ibintu by'ubuyobozi n'umuryango biratandukanye. Nshinzwe umutekano Oya hano silivupure nanjye aza kuntuka. Ibyo bya silivupure ijambo uvuze ngo wishe nyibwirwa. umuntu kwica umuntu mu gihugu Nese ubundi silivupure ngese washaka kujunuka kwica mushiki wawe se ngese kujunuka ngo silivupure. Utuvuga iki? Ngo silivupure. Jya muri Urazunuka wowe jya ngo muri dictionnaire silivupure. wandika iryo jambo umenye icyo risobanura Igisoneri se ngiye mfite umwanya wo gusoma. Nzabona umwanya wo gusoma icupa mbone n'umwanya wo gusoma mbese ibitabo. icupa rero ryagiye mu mutwe wawe umutekano kuri urashaka kwica mushiki wawe nk'uko wishe umashaka Ntabwo njye navuga ko nishe ihene njye nyiri umuco. ihene n'umuntu Nyiri umuco kimwe. njye nigeze kwica ihene 10 cyane. Rega amatwi Ibyo navuga. ariko si ubundi mwebwe Umva. murumva yigeze avuga yuko yishe umuntu Nigeze muri iki mvuga gihugu nti- cy'u ariko ubundi Rwanda nawe reka nkubaze urivanga muri byinshi umuryango kubeshya Ahubwo urivanga muri Rega byiza amatwi. bakundanye gute? umva njye mubwira nk'umuyobozi hano Niba uri n'umugabo w'uyu Rega amatwi buri mujyane genda umuyobozi rega amatwi mubwira ariko ubundi urimo urambaza banza nyine umva mbanze mbwira barya ikintu ngo uri mudugudu. nta kibanza uhangara mubwira sibyo ko ababyeyi banyu barabasize bakigendera sibyo singuwa ngo harya ariwe nari ndavuga Ahangaha ni mu rugo nahasigiwe n'ababyeyi. Nawe wakabaye ufata mushiki wawe mushiki ukamubera wanjye gufata ukabaya simbizi niba ari n'uwa data. wakabaye imbera mama ibyo mudugudu ese ubundi urabona akavuga Ntabwo kwanza ngenza nawe. sibyo ntabwo 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 byavamo. Ntabwo byavamo.